Nanone tubahaye ikaze mu biganiro bya PI Network. Turi kuri PI2DAY 2 uyu munsi kuri 28 z'ukwa gatandatu 2025. Uyu munsi ni umunsi wa PI2DAY. Ni isabukuru ya PI, isabukuru yizihizwa inshuro ebyiri mu mwaka. Ikaba ari isabukuru rero igiye kwizihizwa ku nshuro ya gatandatu kuva PI yavuka kuri 14 z'ukwa gatatu 2019. Ubwo abantu batangira kwimayininga kwa team ikayiherekanya natwe bikagiraho ikatugiraho natwe tukaba aba pioneer. Kuri 14 rero z'ukwa gatatu abari PI2DAY ndetse wakuba kabiri bikaba kuri 28 nanone z'ukwa gatandatu ikaba nanone undi munsi wa kabiri wa PI2DAY hazirikanwaho iterambere rya PI Network muri rusange. Bagize bati PI2DAY 2025 gutangiza gahunda nshya ishingiye kuri AI mu gufasha iterambere ry'udushya n'ubukungu muri PI Network. Barakomeza bati isabukuru nziza ya PI2DAY 2025 ba pioneer. Uyu munsi PI Network yashyize hanze ibintu bibiri by'ingenzi. Icyambere, urubuga rwa program za AI rushya rugamije gukemura ibibazo isanganya nabyo bitewe n'iterambere rya AI rishingiye ku ikoranabuhanga rya blockchain na AI ndetse no kongerera aba pioneer amahirwe yo gufasha kwitabira no gushyigikira porogaramu na serivisi zubakiwe muri PI. Icya kabiri, uburyo bushya bwo gushyigikira porogaramu za PI binyuze mu bikorwa byo gufunga amafaranga ya PI staking ku rwego rw'urubuga cyangwa muri platform ya PI. Ibindi birimo n'amavugurura mu ikoranabuhanga no mu bicuruzwa bya PI hamwe n'itangira ry'irushanwa rishya rya PI2DAY Ecosystem Challenge rigamije gufasha abapioneer gusobanukirwa n'ibyasohotse bishya no kubona ibihembo bya digitali. Igisubizo cya PI ku isi iyobowe na AI. Ikoranabuhanga iryo ari ryo ryose rifite akamaro iyo rikoreshwa mu gukemura ibibazo by'ingenzi by'abantu. Ubu turi mu gihe cy'ihinduka rikomeye mu buryo AI yubatse, ariko hari ibibazo bikomeye isi ikeneye gukemura. AI iracyafite icyuho hagati y'ibyo ishobora gukora n'ibyo ikoreshwa ku isi nyirizina. Haracyari urujijo ku ruhare rw'abantu mu kazi no mu bwenge. Ikibazo cy'uko ibiva muri AI byagabanywa bigasaranganywa ku buryo bwungura abantu bose mu buryo buboneye bw'ubutabera n'ubusumbane buke. PI Network yemeza ko ibibazo bishobora gukemurwa binyuze mu bufatanye bwa blockchain na AI. Uretse kubaka porogaramu za AI zishingiye kuri blockchain, PI irasobanura blockchain nk'uburyo bwo gusaranganya umusaruro wa AI ku bantu bose mu buryo burambye burimo uburinganire n'uruhare rw'abantu. PI App Studio gukora porogaramu hifashishijwe AI nta bumenyi bwa tekinike abantu bihariye bafite. PI App Studio gukora porogaramu hifashishijwe AI nta bumenyi buhambaye bwa tekinike. Uyu munsi PI Network yatangije PI App Studio, urubuga rufasha abantu bose gukora porogaramu zishingiye kuri AI na blockchain. Abapioneer bashobora gukora chatbots zidasanzwe zitanga ibisubizo byihariye bitewe n'ubumenyi bw'uwazikoze. Bashobora no gukora izindi porogaramu uko babyifuza bakoresha amagambo haba mu Cyongereza ndetse n'Ikinyarwanda aho gukoresha code nk'uko byari bisanzwe. PI App Studio itanga uburyo bworoshye bwo gukwirakwiza porogaramu zakozwe, kwifashisha ubundi buryo bwa PI nka PI Ad Network, kugurisha no kwamamaza .py domains, amazina yihariye y'ubucuruzi bwawe, PI Wallet, kubika no gukoresha PI ndetse na Fireside Forum na PI Charts, kubaka umubano n'abapioneer ndetse n'abakoresha andi ma app. Ecosystem Directory Staking, gushyigikira porogaramu za PI ikoresheje PI yawe. Guhera ku ya 28 Kamena, abapioneer bashobora gushyigikira porogaramu z'ingenzi muri PI binyuze mu buryo bwa staking. Ni ukuvuga gufunga PI kuri blockchain ya mainnet kugira ngo porogaramu runaka izamurwe mu mwanya wayo ikaba yabona abayikoresha benshi. Ibi bitandukanye n'uburyo bwa Web2 bwishingikiriza amasoko y'ubucuruzi cyangwa algorithm zidasobanutse neza. PI Network ishyira imbere imbaraga z'imbaga
community mu guhitamo no gushyigikira porogaramu zifite akamaro. Kwinjiza amafaranga on ramp, uburyo bushya binyuze muri on ramper. Pi network yashyizeho uburyo bushya bwo kwinjiza amafaranga binyuze kuri on ramper, serivisi yemewe KYB ifasha abapiyoniya guhitamo uburyo bujyanye n'akarere kabo bwo gukora cyangwa gukoresha Pi. Pi node na Pi desktop amavugurura. Pi node yiswe Pi desktop ikaba irimo n'uburyo bushya bwo kwerekana imiterere ya node n'imyanya yayo. Hasohotse node version 0.5.2 ikaba irimo umutekano wiyongereye, imikorere myiza n'uruhare rwa node muri Pi block explorer. Kumenyekanisha amazina .pi domains. Kubera isohoka rya Pi App Studio, kurushanwa kw'imitungo ya .pi domains kongerewe kugeza ku ya 30 Nzeri 2025 kugira ngo abantu bahabwe igihe cyo gukora porogaramu zabo no kwiyandikishiriza amazina, gutuma abapiyoniya bagera kuri mainnet no gutsinda ibibazo bya KYC. Hatanzwe amavugurura yafunguye inzira ku bapiyoniya barenga 500 batari barabashije kwimukira kuri mainnet kubera ibibazo bya KYC. Kugeza ubu abapiyoniya barenga 3,000,000 bamaze kwimukira neza kuri mainnet. Irushanwa ryatangiye ku ya 27 Kamena kugeza ku ya 7 Nyakanga 2025. Uryitabiriye asabwa kugerageza ibikoresho bishya byose no kubona ibihembo bya digitali. Inyuma y'iyi gahunda ya AI, Pi network mu rugendo rwo gufasha isi gutekereza ku nyungu rusange, itanga imbaraga ku bantu basanzwe kandi yubaka ubukungu burambye bwifashishije AI na blockchain.